telefone igihe cyose nubwo wanateka ase nka uteyituka wajya guteka umuzimu zo guteye isaha uza kunyicara none ntabwo ndarya burya wese ntabwo ufite wagiye ukabiteka n'amaboko mfite nushaka kurya uzagishaka umukozi ye naje kuba umukozi wawe hano ntabwo wafura biriya byarasa mirongo zariya byose ariko noneho iramenya rero ukuntu imaze kungana ninde uyifurari njyewe na nisigishiriza inzara uzashaka ko se gaturage kazaza kubikora ahangaha njye sindi umukozi wawe cyane nawe nibo bagenda ubikora ubwo nayo irabisana n'ingira ajya kubyose urasetsa n'ubishobora byose ariko uranabona amafaranga agomba umukozi uzayashaka isura umugabo muri uru rugo se abantu baragowe pe guteka wapi gufura wapi koza ibyombo wapi ako se ne guhinga wapi jewe wanzanye ukimbona undi umukobwa nari imeze neza nasaga neza mfite igisuku kigwa mu mugongo jewe uje kwirirwa ungirisha none ushaka umukozi cyane rwose mushaka azajya abikora wambonye nsa neza n'abamwe yo kugira ngo ushake indi umugore nshuti sinzahinga umva n'ibyo byose ushaka umukozi abikore cyangwa se niba atabikoze niba utamushaka uraba wemeje ko uzajya ubikora kandi ko byikore ugenda ubikore bimbwira iki nta kibazo mfite rwose kuri wowe. That is all. Who is this smart man? 70 years old man. And where is this smart man coming from? nta mirimo ikomeye ihari nese mugihe abantu hano barahari batoya uyu rero ni wa mukozi wajya kumbaza uyu nguyu rero amubona umukobwa umeze utya usa gutya urambwira ngo amasafuriya ngo kuyabaza ngo n'inzara ngo kumesa ngo guteka ngo mama uri umukozi namuzana azajya abyikorera uyu mukozi ntabwo ari bwinjire muri iyi nzu ari bwinjire muri iyi nzu kubera iki kubera yuko uyu umukozi mwiza gutya umukozi ndusha ubwiza arumbanye namukoresha ariko nta kibazo zo sunzi umeze nta kibazo ndabikora ntabwo ibi nta mukozi nyishaka uyu urabikora urenza njya mbikora nta mukozi nyishaka wabikora neza nabishora mwikanisha akazi oya akazi wowe nagakora akazi ntakafite babubwire sheri uyu mukobwa rero ntabwo yamurera kubera ko ibintu byose n'ubundi nayikoreye isuku icyo yakoze kandi nta kibazo nabyikoreye narebye umuntu abwira wari ubujiji nta n'impamvu dore n'inzara ndasukuyeho umagiye kuba umugore mu rugo aho kuri banze gushimira nzira y'uyu mukobwa rero ahera hasi ku birenge hejuru wabisha byagenda byose iramenya rero ukuntu imaze kungana iyindi y'ifurari nabifuze icyo ukeneye kujya mu nzu mutegurira neza ntatetse kugira ngo adakora akazi niba ari n'itike wawe niba yari yatwitse no mu ntara mu itike atahe ntabwo byakunda nzi ko agiye kugufasha no guterura amazi ntabwo byakunda niba yavuye mu ntara araguha itike mujye mutari nta kibazo burya wese ntabwo ufite wagiye ukabiteka n'amaboko mfite nushaka kurya uzagishaka umukozi ye naje kuba umukozi wawe hano ariko ntibyakunda cyangwa ushaka akandi nushaka kurya uzagishaka umukozi ye naje kuba umukozi wawe hano nta mazu uretse akagoma nshyira mu sitade muteguriye ntagende uwo ni umukozi adakenewe ntabwo kirewe nzajya mbyikora ukunze imirimo yo kubona nta kibazo nzajya mbyikorera uve muri aho Yes.